hanze cyangwa mu cyumba cyawe uzajya wihishamo. Ngo burundu mwese byaciyemo baragukaturiye. Mfite icyizere ko bizakunda. Navuganye n'umwavoka wanjye yambwiye ko birimo neza. Kabondo nabivuga ishyushye nyine. None se kwa kunga kuyikorera umva baka gukubita inkoni mwazime bakubita akabwana cyangwa gukubita abazazi niba bakubise Yesu abambye ku musaraba. Ubwo si igikaze niki ifite cyangwa usiko yari kawe y'u Rwanda uri murangiza gutyo urasaba amazi twaguye icyayi no utangiye kukimena. Ariko wabonye ko mu rugo mfite ijambo, mu rugo mfitemo ijambo, uri kumva? Uramutse unyemereye ukamuza n'umwana wanjye ukamunyereka nkamubona, reka nkubwize ukuri naguhuza na Shamika umva akakubabarira mukaba ababyeyi n'abana. IMUZI ni filime igaragaza inkuru y'ubuzima bwanjye uko byatangiye n'aho byarangiriye. Bamubwire nyawe ntongere kunzana imitwe imaze imisunzanaho. Reba amezi abiri arashize uhora umbeshya ngo uzabikora nuwongera kumbeshya ndakurahiye kandi ndagusezeranyije kamubwiza ukuri nzabwira Shamika ko nge nawe dufitanye umwaka. Ramenye zabivuge urumva mfata ndamu fatase ndarifashe nako ubundi ndi umukozi wawe icyo gipfana nawe ubime n'iki cyayi ariko hano kuri kugipfusha ubusajya ngo nagucya. Ese Kabondo uyu mugore ari kuvuga ibiki ko numvishe avuga ngo abanza ze arashaka ko mukorera iki? Rwose mabuja nta bindi twavugaga sibye ibyo ngibyo byonyine gusa nyine yararimo arambwira ko murumuna agiye kuzaza akaza kudusura akaza ahangaha nta bindi birenze nawe rwose mabuja nta kindi twavuganaga ni ibyo ngibyo twavuganaga byonyine gusa nyine byo ko ngo murumuna we nyine ngo agiye kuzaza ngo kumusura ngo akaza ahangaha nta bindi birenze twaganiraga ni ibyo ngibyo yambwiraga ngo agiye kuzaza murumuna we. Ibyo tubireke ni ibyawe. Ngiye kugenda umwana nabyuka umuha amata. Muha amata? Nge mbanza mwumvire, nge mbanza nkweho kujya mbanze mwumvire mbere ko nyamu. Banza umwumvire? Ndakubwiye umuha amata. Umwumvira se umwumvira iki? Kundi ugira ubwenge cyangwa ntabwo ugira? Mabuja urumva ko nafite ubwenge? Urumva nafite ubwenge ibaze nawe ufashe amata ashyushye akiva ku ziko wangiza ugahita uhereza umwana ukamugotomeresha. Ubwo urumva umwana atashye urumva ibintu nari kuvuga bitari mu bwenge ahubwo harimo ubwenge bwinshi cyane. Okay, dufate ko ufite ubwenge. Hanyuma umwana iyo bagiye kumuha amata ngo bumve ko ashyushye cyangwa adashyushye babyumva bati. Ese Mabuja ngiye ntabwo njya numvisha amatwi cyangwa numvisha amazuru ngiye kumva ndabanza nkasomaho nkumva nimba wenda hoze kugira ngo atamutwika kubera ko ngira abanje gusoma ngo numve ko ubushyuhe ari bukeya ushobora kuyamo akamutwi ugasanga ahiye mu kanwa. Mva nkubwira ikintu kimwe nzongera kuza nsanga wagumye amata y'umwana ngo uri kumva ko bishyushye cyangwa bihuze uzambona. Ntabwo nzayaho Mabuja kuzajya nyamuha nyine uko mbonye ubwo ariko nta kindi kibazo kibaho none ntuzabimbaze.
sawa ndagiye. ugiye se mabuja? Ako kabo ni mpaka aho ngiye hose nzajya mbanza nkumenyeshe. Twamubasha kubimenyesha nanone nibyo. Mabuja iminsi tumaranye hano muri uru rugo ntabwo ubizi yuko ndi umukozi wawe kandi ndi umukozi mwiza w'intangarugero, ko n'umuntu wese ugenze muri urugo akubwira ko ndi umukozi w'intangarugero, kandi buriya mu bintu ngiye nshinzwe ngomba no gucunga umutekano wawe. Nese umutekano wawe uhungabanye nahembwa gute cyangwa byagenda gute? Ngomba kumenya aho ugiye nimba hari sekirite, hari n'umutekano, kuri bugende ukongera ukagaruka amahoro. Umva nkubwire, jya ureba ibikureba bitakureba urebe hasi. Fatwa nawe. Ariko se umva nimba utagishaka kwakirenzwe kireke. Hano ukuntu urimo wagiye ukimena. Iyi ngiyi uzi ko ari ikawa y'u Rwanda. Ntawe urimo urayipfusha ubusuko yibone. Nuko utazi agaciro kayo. Kazengera nyine. nta mwana nkasi byose ni ibigoryi gusa. none se reka nkoze kubera iki SHAMIKA yanze kujya kwiga kandi uwo mugabo wumva ntacyo atamukoreye? None urebye SHAMIKA ntabwo abishakaga, ashobora kuba aragifite ihungabana wamuteye. Bana yanjye we, biriya bintu nabikoraga iki koko? Ese ubundi namukoraga ku ngufu nabuze abandi bagore bakuru koko? Nyine biriya byararangiye, buri mu gihe cyo kwicuza. None se amaze kwanga kwiga uwo mugabo yamukoreye iki? Yamuha akazi mu bucuruzi bwe, ariko urebye ntabwo aricyo yaragamije. Ashobora kuba ashaka kugira ngo atware SHAMIKA gahoro gahoro, ashobora kuba afite ikindi kintu amushakaho. Amushakaho? Cyane rwose, kuko urebye ukuntu akunda SHAMIKA harimo ikintu. Ariko mama wagireka kunsetsa koko. ariko nubwo nsetse ibyo mba nkubwiye aba ari byo. Reka tuvugishe ukuri, SHAMIKA yarababaye nubwo tumuseka, reka igihe kinawe agikoreshe. ariko Kamika, uko yababara kose yatinyuka agafata umuntu mukuru umuruta akamushingana izosi ngo ntukanyite umwana, urumva ibyo bikwiriye koko? Mama, SHAMIKA yarababajwe ndetse sinayimurenganyiriza, buriya nawe wasanga yivuga atari we. Ariko mama, uribuka ibyo SHAMIKA yaciyemo? ariko namusabye ko yaza tukibanira na musaza we, arabyanga. Mama, yarabyanze. Nose urumva yari guta urugo rwabo, ariko n'ubundi yabigiyemo imigisha. Mana, SHAMIKA yarambwiye, ariko iyo ntekereje ukuntu namubwiye ngo aze twibanira akabyanga birambabaza. Aha, ngize amahirwe urabangutse. Injira, injira. Uretse kugenda. Umva nkubwire we. Icyo bakubwira cyose ukemere. Ese nkawe ntunabanza ngo usuhuze ahubwo uraho. Unsuza se ndaho ntabwo uri kumbona. Ndakubwiye ngo ibyo bakubwira byose ubyemere. Ibiki se kandi? Iki kandi umva nkubwire we. Nyawera naramuka gusabye kujya kunyerekaho umwana wanjye, uhita ubyemera utajuyaje, nta gucerya cyangwa hino, kuko nuwamukujuyaje cyangwa ugaca hirya no hino. Reka nkubwize ukuri, uyu ni wo munsi wa nyuma wo kuba SHAMIKA arimo aravugana na nyina, kuko barahita batandukana by'iteka ryose. Okay, ibyo nyine. Ibyo nibyo ushaka? Sha ndabigukora rwose nta kibazo. None yinjira ni karibu. Genda. Kumusa ku misura bariko mwasaga no ku mitima. Usiko naregeze ko barapomboye. Umva, nabonye KABONDO yaciye inyuma iriya. Nta kibazo nawe uri hano hafi. Umutima waruguye munyo neza. Humura rero yagiye ntawe uhari. Umeze ute muvandi? Umva mpereza. Umva, noneho naje nje.
uriya mugabo ukuntu umubonye iri joro natarara bibwiye Shamika turare tumurangije. Iri joro byose aho ndabona udashaka kuvuga ariko njye ntabwo nakihanganira guceceka. Shamika mwana wanjye, mu myaka 3 maze hano kandi nayo narenga, ndahamya ko maze kwigira byinshi. Gusa ndagusaba imbabazi kubw'uburibwe naguteye. Nteko mana yanjye, ubu noneho nibwo umenya ko nteye uburibwe. Umva nkubwira ikinzanye hano, nje kureba uko umeze, nanakubwira ko mbayeho neza ku buryo utanabitekereza. Ariko Shamika, wambaburira rwose ko byose byabaye ari impanuka. Umva, ndagira ngo nkubwire ko ari ubwa mbere n'ubwa nyuma mbonye. Imyenda wasize uriye urayizi. Ikindi kandi narumvishe ngo warajuriye. Niba baramuka banakugabanyirije, sinzakubona iwanjye. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo inzu wansizemo banki yayiteje cyamunara. Igurwa n'umugiraneza arayimanye igumamo. Rero utazataha uzi ngo utashye iwawe. Ariko se ubwo koko banki yanereje inzu koko? Harewe, itayiteza si imyenda wasize uriye ninde wari kuyikwishyurira. Shamika mwana wanjye, rwose wenda uzagire ko nakubyaye. Umva, sinongeye kumva ijambo ngo rikuvamo ngo mwana wanjye. Nasone ngo mwana wanjye. Ese ubu ndi umwana wawe cyangwa umugore wawe? Ikindi kandi ndashaka indezo y'umwana cyangwa se nzamukuzanira mubane hano muri gereza.